iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Yerusalemu nziza izamanuka mu ijuru, mu isi n'ijuru bishize bizaba bikuweho. Haleluya bizaba bikuweho. Haleluya bizaba bikuweho. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Nta rupfu nta byago bizarangwa mu murwa, hazaba umunezero no guhora witeka. Haleluya no guhora witeka. Haleluya no guhora witeka. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Azamurikirwa na Yesu, twizere umwami Yesu, tuzaturayo twese abatoranijwe. Haleluya abatoranijwe. Haleluya abatoranijwe. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Iryo hema ry'Imana rizaturana n'abera, Imana izaturana n'ab'Imana y'abiteka.
gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Bene data bakundwa n'abashiki bacu bakundwa, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka aduhana umugisha mu gitondo cy'uyu munsi nk'uko twamusabye, kugira ngo kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru, dushobore kongera kugirirwa ubuntu bwo gusangira ijambo ry'Imana. Ndamushimira ko kubw'ubushake bwe no kubw'ineza ye adukinguriye uyu muryango. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ka dufate akanya ko gusenga, dusabe Imana yo nyiri ijambo, yo yahumetse ibyanditswe byera, kugira ngo kubw'ubuntu bwayo, mu mbaraga z'umwuka wayo wera, Uwiteka ahagarare hano amirize ijambo rye, tumanyurire umutsima, ahaze ubugingo bwacu nk'uko we yatugeneye umugabane wacu. Iyo tugihumeka, Imana iba igifitanye natwe imigambi muri uru rugendo. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, ndagushimira Mwami mu gitondo cy'uyu munsi, ko kubw'ineza yawe, kubw'ubushake bwawe, kubw'ubuntu bwawe, kubw'imigambi yawe, wemeye Mwami ko nongera guhagarara hano, kugira ngo Uwiteka mushoboze wihamirize ijambo ryawe. Mwami, mu ijambo ryawe wiyereke abumva, mu ijambo ryawe wihishurire abana bawe, kubw'ijambo ryawe uhembure imitima yacu, kubw'ijambo ryawe komeza imitima yacu, kubw'ijambo ryawe ushikamishe intambwe zacu mu rugendo Mwami wadutangije. Ijambo ryawe riravuga Mwami ku rurimi rw'umugaragu wawe Pawulo, ngo nzi neza ntashidikanya ko yatangiye umurimo mwiza muri mwebwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Niko kwizera dufite kuri iryo jambo, turavuga ngo amina. Niwe duhanze amaso, ntabwo ari we twishoboza Mwami, ntabwo ari twe twishoboza, niwe udushoboza, ariko ubwo ari we watangiye umurimo, twizeye neza kuzawurangiza. Atari ukuwurangiza, uzawurangiza rwose kugeza ugejeje umugeni wawe kwizamurwa. Ngwino Mwami muri aka kanya, abumvira ijambo bose ubaha umugisha. Twese, buri wese mu bana bawe, ujye kuba ku birenge byawe, duhe umugabane mwiza, umugabane uruta iyindi. Duhe umugisha, tangirane nanjye, sozane nanjye, Mwami weshe icyubahiro, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwami Imana aduhana umugisha mu gitondo cy'uyu munsi, kuko dushoboje kugira ngo tuboneke imbere ye. Turacyumva ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura. Umugabane ugenewe abana b'imfura. La part réservée aux fils premier-nés. Umugabane ugenewe. La part réservée ugenewe
ni ukuvuga ko atari umugabane usangirwa, ni umugabane ugenewe, ni umugabane ubikiwe, ni umugabane watoranirijwe, ni umugabane washyiriwe ku ruhande ab'Imana ubwayo yawugeneye. Umwami Imana ahimbazwe kuba yageneye uyu mugabane, nk'uko twabyumvise tugitangira iki kibwirizwa mu itangiriro 25 n'umurongo wa 5 byanditswe biravuga ngo Aburahamu yahaye Isaka ibye byose. Byabana bicoreke nabitwara byumvise ariko ntabwo twabitindaho. Aburahamu yahaye Isaka ibye byose. Kuki yamuhaye ibye byose? Nuko ari umwana wemewe, nuko ari umwana w'isezerano, nuko ari umwana wavutse nk'uko ijambo ry'isezerano mu gihe cye ryabiteganije. Turashimira Imana ko Imana igifite abana bayo no mu gihe cyacu, abana b'isezerano. Turasoma uyu munsi nanone tugaruke muri Yohana 16 guhera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15. Yohani 16 guhera ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, umuhaza niyaza, ariwe mwuka w'ukuri, il vous conduira dans toute la vérité, azabayobora mu kuri kose, car il ne parlera pas de lui-même, kuko atazavuga ibyo yigeneye, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ariko azavuga ibyo yumvise byose kandi azabamenyesha ibizaba. Verset 14. Il me glorifiera, azamesha icyubahiro, parce que il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Kuko azafata ibyanjye akabibamenyesha. Ndabibutsa ko uyu ari Yesu Kristo aganira n'intumwa ze yakunze, aganira n'intore ze, aganira n'abana b'imfura, aganira n'abana b'isezerano. Au verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Ibyo data atunze byose n'ibyanjye. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Niyo mpamvu navuze ngo azafata ku byanjye, azafata ibyanjye abibamenyeshe. Au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Umufasha niyaza, umwuka w'ukuri azabayobora mu kuri kose. Iyo niyo mugabane. Umugabane w'itorero n'umwuka w'ukuri. Umugabane w'itorero n'umwuka wera. Ijambo ryose ry'Imana ryahumetse n'umwuka wera. Ijambo ry'Imana n'umutungo w'Imana. Ijambo ry'Imana n'umurage w'abera. Ijambo ry'Imana n'umugabane w'intore. Iryo jambo uko ryabonetse ryahumetswe n'umwuka wera, ntabwo ryavumbuwe n'abahanga b'isi. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu, toutes les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu, toutes ces promesses-là constituent la part qui est réservée aux élus. Amasezerano yose, ijambo ryose, ukuri kose, n'umutungo w'itorero, n'umugabane wagenewe intore. Niyo mpamvu Imana itangira itorero ryayo. Umwami wa Yesu Kristo yarabivuze muri Yohana 16 ati nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Itorero ry'Imana ntabwo ryubakwa na filozofiya, ntabwo ryubakwa n'imigambi y'abantu, ntabwo ryubakwa n'abanyabwenge b'isi, ntabwo ryubakwa n'abahanga
ry'Imana ryubakwa n'ijambo, itorero ry'Imana ryubakwa n'imbaraga z'umwuka wayo watanzwe kugira ngo ribeho. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa be ba mbere, intumwa za mbere. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere murongo wa 8, tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya kabiri bere ku murongo wa mbere kumanuka. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere murongo wa 8, ijambo ry'Imana riravuga ngo muzahabwa imbaraga, mube abagabo bo kumamya uhereye i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Muzahabwa imbaraga. Turasoma Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere murongo wa 8. Mais vous recevrez une puissance. Ariko, muzahabwa imbaraga. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Umwuka wera azaza kuri mwebwe. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Muzaba abagabo bo kumamya uhereye i Yerusalemu, dans toute la Judée, ni Yudaya hose, dans la Samarie, ni Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre, no kugeza ku mpera y'isi. Uko niko umwami yabasezeranije. Mwebwe muzahabwa imbaraga, mutegereze icyo data yasezeranye. Muzahabwa imbaraga, muba abagabo bo kumamya. Yababujije kugenda, yababujije kwiyobora, yababujije gukoresha ubwenge bwabo, yababujije kwigisha amateka ya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza ntabwo ari amateka, ubutumwa bwiza ntabwo ari amakuru. Bavuga ubutumwa ntabwo ari abanyamakuru. L'évangile n'est pas l'histoire, n'est pas constitué par des histoires. Les prédicateurs de l'évangile ne sont pas des journalistes. Ce ne sont pas des raconteurs des aventures. Ils n'étaient pas envoyés pour enseigner la bibliographie de Jésus-Christ, pour enseigner l'histoire du fils de Joseph. Non, ils étaient envoyés pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit et rendre témoignage à la parole de vie. Et rendre témoignage à la parole de vérité, pour prêcher Christ ressuscité. Ntabwo bari bahamagariwe kuba abanyamakuru, ntabwo bahamagariwe kuvuga amateka y'ubuzima bwa Yesu Kristo n'imibereho ye. Bahamagariwe kwambara imbaraga z'umwuka wera kugira ngo bahamirize ijambo ry'ukuri, bitume intore z'Imana zinjira muri gakondo, bitume itorero ry'Imana rivuka, ritume abana b'Imana umugeni wa Yesu Kristo atangira urugendo. Ibyavuzwe byaratashe, iby'Imana yavuze yarabishoje. Umugabane w'abera uratangwa. Itorero ry'Imana ntabwo ryavukiye mu makuru, ntabwo ryavukiye mu magambo, ntabwo ryavukiye mu bitekerezo by'abantu. Itorero n'Imana ryabyawe n'Imana, ritangizwa n'imbaraga z'umwuka wera, na n'uwo mwuka wera niwe uritunze. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2, bere ku murongo wa 1 ugeze kwa 4. Le jour de la Pentecôte,
ako kanya il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, haturuka igihuhusi kimeze nk'umuyaga ukomeye uvuye mu ijuru, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Izo mbaraga zuzura inzu yose bari bicayemo, icyumba bari barimo. Des langues semblables à des langues de feu, indimi zisa n'indimi z'umuriro, leur apparurent, zirababonekera, séparés les unes des autres, et s'opposèrent sur chacun d'eux. Izo ndimi zigabanyamo ibice buri rurimi rukagaragara rw'umuriro hejuru ya buri wese. Toro ry'Imana ryose rigomba kuzira iryo mbaraga kugira ngo ryinjire mu mugabane, ariko kandi na buri mwana w'Imana wizera, na buri ntore w'Imana muri ryo izo mbaraga zigomba kuba hejuru ye. Uwo mugabane, la puissance du Saint-Esprit, l'Église du Dieu vivant, doit être remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et aussi, chaque fils et fille de Dieu doit être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Car c'est cela la part réservée aux fils premiers-nés. Uwo niwo mugabane ugenewe abana b'imfura. Nuko mu gifaransa tuvuga fils, abanyumva ntimugira ngo igitsina gore ntibarimo. Ni ukuvuga abana ijambo, ababyawe n'ijambo bose, uwo mugabane w'umwuka wera n'uwabo. Nous lisons le verset 4. Turasoma umurongo wa 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, bose buzuzwa umwuka wera, et se mirent à parler en d'autres langues. Batangira kuvuga mu zindi ndimi. C'est là que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Uko umwuka yabahaga kuvuga. Mu wa 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux. Jérusalem, Harabayuda, Uwaimana, et de toutes les nations qui sont sur les cieux. N'abantu bose bavuye mu mahanga yose ari mu ijuru. Au verset 6. Au bruit qui eut lieu, bumvise ibibaye, la multitude accourut, bose barahurura, et elle fut confondue, baratangara, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Kuko buri wese yumvaga mu rurimi rw'iwabo. Barabaheburayo baruzuzwa umwuka wera. Ibyo Yesu Kristo yababwiye mu Byakozwe n'Intumwa 8 arabisoza, abantu bose bakumva ibyo bavuga, buri muntu mu rurimi rw'iwabo kandi ari indimi zinyuranye. Ni ukubera iki? Ni uko izo ndimi ari Imana yazishyizeho. N'ubu munsi y'ijuru mu mahanga yose n'amoko yose hari indimi nyinshi, ariko ijambo ry'Imana rirabwirizwa umwuka wera muri buri rurimi rwa buri wese, agaha buri wese umugabane we. Imana ishimwe, nta ijambo ritazagera. Ndashimira Imana, ndashimira Imana kuko umugabane ukomeye yahaye intore zayo uyu mwuka, uko Yesu Kristo yabasezeraniye, uko Yesu Kristo yabibabwiye muri Yohana 15. 16, mbabarire, umurongo wa 13. Tel que Jésus-Christ le avait annoncé en Jean chapitre 16, verset 13, comme nous le lisons. Car le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Oh là là, umwuka ukuri naza, umuhaza naza, azabayobora mukuri kose. Umutungo w'itorero n'ukuri kw'ijambo ryayo. Ariko ntabwo ari igice cy'ijambo, ni ijambo ryose. Unyumva wese, abana b'Imana twese twizera, tumenye ko gakondo yacu, isambu yacu, umugabane wacu ni ijambo ryose. Buri amadini uko abaho, nta n'imwe madini abwiriza Yesu Kristo itisunga Bibiliya, ariko buri dini ikagira igice y'agaciro kuruta ibindi byanditswe.
ariko itorero ry'Imana nzima, umugeni wa Yesu Kristo, we yubatse ku ijambo ryose. Nta jambo riruta irindi, kuko ibyanditswe byose ni Yesu Kristo bihamiriza. Uwo ni wo mugabane w'itorero. Iyo dusomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku 20, quand nous lisons au deuxième épître destiné aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 19 à 20. Korinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, kuko umwana w'Imana Yesu Kristo, qui a été prêché par nous, wabwirijwe natwe au milieu de vous, hagati yanyu, par moi, par Sylvain et par Timothée. Wabwirijwe nanjye, uwo ni Pawulo uvuga, na Sylvain na Timothée, n'a pas été oui et non. Muri we ntabwo hari yego maze ngo ya. Mais en lui, il n'y a que le oui. Ariko muri we harimo gusa yego. Kubera iki? Pourquoi? Car, au verset 20 de Corinthiens chapitre 1er, nous lisons maintenant le verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, kuko, kuijani, n'amasezerano yose y'Imana, c'est en lui que le oui. Muri we niho harimo ye. Et c'est pourquoi encore, ni nayo mpamvu kandi, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Car, kuko, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, kubijanye n'amasezerano y'Imana yose, c'est en lui que le oui. Muri we niho harimo ye. C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Niyo mpamvu tuvuga amina. Kubwe, niyo mpamvu mu izina rye, kubwe tuvuga amina, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Au verset 21, nous lisons jusqu'au verset 22, c'est-à-dire 2 Corinthiens, chapitre 1er, du verset 19 au verset 22. On venait de lire le verset 20. Twari tumaze gusoma murongo wa 20. 21. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oué, c'est Dieu. Kandi udukomezanya namwe muri Kristo, abariwe wadusiza amavuta n'Imana. Amavuta ntabwo wayasigwa n'umuvugabutumwa, amavuta ntabwo wayasigwa n'umupasiteri, amavuta ntabwo wayasigwa n'umubwiriza uwo ari we wese. Oya, ni umugabane Mwuka Wera, umupasiteri, umukozi w'Imana, umusaza w'itorero, umubwirizabutumwa, akubatiza mu mazi mu izina rya Yesu Kristo. Uwo ni umubatizo original. Le serviteur de Dieu, les prédicateurs, les pasteurs, le témoin de la parole. Si tu crois, il te baptise par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Ariko ugwa Umwuka Wera ni data wo mw'ijuru. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose, none nsubiyemo natwe Imana wizera mu ijambo ribwirijwe niyo ikuha umugabane wawe, kandi umugabane ikubatiza mu Mwuka Wera. Wakuzura Umwuka Wera, ubonye umuyobora
umwuka wera. Witeka ahimbazwe. Ubushize twumvise ko abagize umugeni, aba bana b'imfura banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama isi n'ijuru bitararema, bakaba bataranditswemo n'abavugabutumwa kuko bari batarabaho, bakaba bataranditswemo n'abungeri kuko bari batarabaho, bakaba bataranditswemo n'abapasiteri kuko bari batarabaho. Nabo ubwabo ntibiyanditsemo, twanditswemo n'Imana. Noneho ab'Imana ifite muri icyo gitabo ntabwo biyigora kubiyereka, ntabwo biyigora kubishyurira ibizi igihe, ibizi uburyo, ibizi ukuntu ijambo rizatugeraho mu gihe ritugezeho. Abo bana bari imbere yayo mu gitabo cyayo, buri wese ni mu mugabane wayo ariyo kuzura umwuka w'ukuri. Uwo mwuka w'ukuri yaje, ikintu cyangwa arakora akuyobora mu kuri kose. Uwo mwuka w'ukuri yaje atuma umenya ururimi rwo mu ijuru ngo bavugaga mu ndimi. Buri muntu wese mu bari baraho ab'Imana ishaka ko bizera. Uwo munsi mwibuke ko muzakomeze muhasome. Hizeye abantu 3,000 babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, bose bahita binjira muri gakondo. Buri muntu afata umwanya mu isambu ya data, buri muntu fata abona umwanya mu ijambo, buri muntu ahita afata ibirindiro. Buri mwana w'Imana ahita abona umwanya imbere y'ameza. Mwana w'Imana ahita abona umwanya mu mubiri wa Kristo. Uyu mwuka wera ukwinjiza mu mubiri utagaragara wa Yesu Kristo. Uyu mwuka wera akwinjiza mu itorero ry'abana b'imfura. Witeka himbazwe. Mwana wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Uyu mwuka wera yatugeze mu ibi tuyibona mu Baroma 12. Baroma 12. Baroma 12. Baroma 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Non, c'est plutôt 1 Corinthiens 12. Pardonnez-moi, 1 Corinthiens 12. Depuis le verset 12 jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 12 au verset 13. Car, comme le corps est un coucou, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne formaient qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous le lisons à Kinyarwanda. 1 Corinthiens 12. Korino bamwe 12 umurongo wa 12. Nuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Ijambo ry'Imana rize ritubwira umubiri, ritubwira n'ingingo nk'uko tubizi. Rirangije riravuga ngo izo ngingo ziri hamwe ni Kristo, ni umubiri wa Kristo. Umubiri wanjye niwo ungize,
umubiri wawe niwe ukugize. Kristo niwe mutwe, kandi ukubonye mu maso abamenye nyiri uwo mubiri. Uko ni w'itorero rimeze. Au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Murongo wa 13 kuri no mbere 12, kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba imbata cyangwa umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Uwo ni wo mugabane w'abana b'imfura, were kuhamiriza ijambo ukageza kuryizera wese nta n'umuvuyemo. Voilà la part des élus, voilà la part des fils premiers-nés des enfants de Dieu, depuis ceux qui, les prédicateurs, jusqu'à cette toute âme qui écoute la parole de Dieu et qui y croit. Sans exception, nous tous, nous devons être remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité. Uwo niwo mugabane w'abizera, niwo mugabane w'abana b'imfura, niwo mugabane w'abera, niwo mugabane w'intore. Nta n'umuvuyemo, tugomba kuzuzwa umwuka w'ukuri. Uko byagenze kuri Pentecote, nta n'ubu niko bigomba kugenda. Kubera nitutagira uwo mwuka w'ukuri ngo tuyobore mu rugendo, nitutagira izo mbaraga, nitutagira uwo muhoza, nitutagira uwo mwarimu, ijambo ryatubwiye muri Yohana 16, uwo mwuka w'ukuri naza niwe uzabayobora mu kuri kose. Waheburayo 8 no mu Waheburayo 10 hari isezerano rivuga ngo bose bazigishwa n'Imana. Abana b'Imana bafite umwarimu, bafite umujyanama, bafite ubigisha ubatuyemo. Uwo ni wo mugabane w'intore. Ntibabaririza, ntibakurikira abantu bitewe n'amarangamutima, ntibihitiramo ibyo bizera. Imana yabanditse nk'uko twabibonye mu gitabo cy'ubugingo, isi n'ijuru bitararema. Iyo igihe cyo guhamagarwa kwawe kigeze, Imana ibasohoreza isezerano, ikabaha umwuka wawe wera, bivuze Kristo muri bo. Mu gihe Yesu Kristo yavugaga ngo umwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, igihe Yesu Kristo yavugaga ngo mwe muzahabwa imbaraga, mujye mu murwa mutegereze, yari yanababwiye ngo birakwiye kumva muri mwebwe, kuko ninagenda umwuka wera nazaza. Bivuze ngo niwe wagarutse atura mu itorero. Kristo niwe mugabane wacu. Uyu mwuka wera turimo guhamiriza ni Kristo mu itorero. Uko Imana yari muri Kristo, ubumana bwose buri muri Kristo, niko na Kristo we wese ari mu mugeni we. Uko ku munsi wa Pentecote indimi zigabanije, Imana ikemera ko bibi bitangaza bikagaragara, buri mutwe w'uwizera uwo muriro ukamugaragara hejuru. Niko n'ubu iyo Mana yigabanya mu itorero ry'Imana nzima, buri mwana w'Imana akagira uwo mwuka w'ukuri umuhuza na Data, umuha kugirana isano n'ijuru, utuma amenya ururimi rw'iwabo, utuma yinjira muri gakondo, utuma aragwa ibyo Data yasezeranye byose. Tumaze kubisoma hano mu Bakorino ba kabiri 1:19 kugeza kuri 20, tubonye ko amasezerano yose murongo 20 ibyo Imana yasezeranye byose muri Kristo niwe yeye, kandi uwo Kristo nawe akaba ari muri twebwe. Abayumva mushima Imana, iyo niyo gakondo yabera. Aho hose Imana ifite mu gitabo cyayo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, bose nta n'umuvuyemo bagomba kwinjira muri uyu mugabane, bagomba kuzuzwa uyu mwuka,
bagomba kuzuza izi mbaraga, bagomba guturwamo na Yesu Kristo. Amasezerano y'Imana yose akaba ayabo n'abana bemewe. Icyo bita les enfants légitimes, n'abana bemewe kuko babyawe n'ijambo, n'abana babyawe n'ukuri, ntibazasitara ku kuri. Abana babyawe n'ukuri ntibasitara ku kuri. Abana babyawe n'ijambo bahishurirwa ijambo, bakezwa n'ijambo, bagatungwa n'ijambo, bakambara ijambo, bagahabwa imbaraga n'ijambo, bakambikwa n'ijambo, bakiringira ijambo, bagahabwa amaso ijambo, ijambo niyo gakondo, niyo samu yabo. Les enfants de Dieu, nés de la vérité, vivent par cette vérité, ils mangent cette vérité, se nourrissent de cette vérité, sont sanctifiés par cette vérité, ils sont revêtus de cette vérité, ils n'observent que cette vérité, ils sont conduits par cette vérité, ils se réjouissent de cette vérité, ils ne sont jamais scandalisés par la vérité. Narimwe basitara kukuri n'abana jambo. Mamimana adouane umugisha. Que Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ, nous bénisse tous. Celui qui est né de Dieu a cette part. Wabyawe n'Imana wese afitiye umugabane. Nababwiye ngo umukozi w'Imana yakubatiza mu mazi n'ibiganza bye akinjiramo n'ibirenge bye bitewe n'uko watuye ko wizeye Yesu Kristo, ariko nta kindi arenzaho. Yanagusabira kenshi dusenga tuvuga ngo uyu mwana wawe witwa gutya ndamubatije nk'uko intumwa zabivuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngo ariko uyu mwami ndagusaba umubatize mu mbaraga z'umwuka wera. Yesu Kristo ubwe niwe uduha umugabane w'Imana yakunze, kamuha umugabane awukomereho. Nta nubwo Satani yawutwaka kuko ni umugabane udakuka, ni umugabane duhabwa hashingiwe ku migambi y'Imana nk'uko twabyumvise abanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Si n'ijuru ritararemwa, buri wese mu gihe cye bitewe n'uko yizeye n'igihe yizereye akizera umucyo mu gihe cye, uyu mugabane arawuhabwa kugira ngo amenye iwabo, kugira ngo ature iwabo, ngo twamweshejwe umwuka umwe tubatirizwa kuba mu mubiri umwe. Bakorino ba mbere 12 umurongo wa 13. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour être dans un même corps. Twamweshejwe umwuka umwe tubatirizwa kuba mu mubiri umwe. Mwuka wera atuma umenya iwanyu. Mwuka wera nta shuri riba mu muryango ryo kwigisha ururimi impinja zivuga. Aho umwana avugiye avuga ururimi rw'iwabo kuko asanga iwabo ari rwo bavuga. Ibindi bajya kwiga mu mashuri nibyo bongeraho. N'umwana w'Imana wavutse abyawe n'ijambo, Imana ikamwemera ikamuha ikimenyetso cy'umwuka wera, akabona umwanya mu mubiri wa Yesu Kristo. Ntakendewe yuko bimugora kumva ururimi rw'ijambo kuko ururimi rwo mu itorero n'ijambo. Le langage de l'église, de l'épouse de Christ, c'est la parole. Niyo mpamvu mu Yohana 8 mwami wacu Yesu Kristo abwira abafarisayo ati kuki mutumva imvugo yanjye, ngo nuko muri abaso, ngo ariko inama z'Imana zizi ijwi ryayo. Yohana 10. Turashimira Imana, nous remercions le Seigneur. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean chapitre 8 il est écrit pourquoi le Seigneur s'adressa aux pharisiens. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas
de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas des miens. Vous êtes pour votre père. C'est l'auteur du mensonge. Mais moi, j'ai mes enfants qui sont nés de moi. Par la foi dans la parole de vérité. C'est là, entendre mon langage jusqu'à la fin. Putain, abana, bimana, badiawe, nijambo, baitaba, bakumuka ukuri, babatizwa mumuka ukuri, akabayobora mukuri kose. Uwo mwuka ni ubasengera. Uwo mwuka ni ubakomeza. Uwo mwuka ni ubayobora. Uwo mwuka ni ubaha amahoro. Uwo mwuka ni ubaha imbaraga. Ni ubaha kunesha. Niyo mpamvu nshaka ko dusoma umubare w'8. C'est pourquoi je veux que nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26 au verset 39. Romains, chapitre 8. Verset 26 au verset 39. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Abaroma 8 26 kugeza ku 39, ariko turabanza duhere kuri 26. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu. Icyo ni byo, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Biratangaje, ijambo ry'Imana riraryoshye, ijambo ry'Imana ni ryiza. Umuntu uvutse mu idini bamwigisha uko asenga, kugira ngo abatizwe bakamwigisha ibyo bita inyigisho z'ibipande zo kubatizwa, bakamwigisha inyigisho z'iryo dini. Hari n'abo babigisha gusenga bakagira n'ibitabo by'amasengesho bahora bavuga uruhererekane. Hari n'amadini akomeye ku munsi umwe wose basoma isengesho rimwe, ariko umubiri wa Yesu Kristo dans les différentes églises, les disciples, les disciples, les gens qui ont cru dans la doctrine d'une église, on leur enseigne comment prier. Il y a même des églises où des prières sont conservées, sont écrites, sont consignées dans des livres, dans des brochures, et que les gens les récitent comme des perroquets. Il y a même des grandes églises où, pour la même date, le même jour, le même dimanche, ils doivent tous répéter une prière universelle. Mais dans l'église des dieux vivants, cette histoire humaine n'existe pas. Dans l'église des dieux vivants, c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous. Dans l'église des dieux vivants, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui prie pour nous. Par des soupirs inexprimables. Parce que le Seigneur lui-même, il connaît les besoins de chacun. Et chacun, il prie selon la profondeur qui est dans son cœur, dans son originalité.
asenga ayobowe n'umwuka bitewe n'icyo Imana ishaka kumuha. Iyo ni amina. C'est cela que nous venons de lire. Donc même aussi l'Esprit nous donne dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ntabwo tuzi ibyo dukwiye gusenga mu masengesho yacu. Umwuka wabwe aturemera ikirere, umwuka wabwe aratuyobora akaduha amababa tukajyana nawe. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ariko umwuka wabwe aradusengera aniyiminiho itavugwa. Iryo ni itorero rituzwe n'Imana. Icyo gihe abameze batyo baba bari mu mugabane w'abana b'imfura. Au verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza. Kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Uwiteka aduha n'umugisha, Uwiteka ahimbazwe. Mbega ubwami, mbega umugabane, mbega mu mahoro. Ntidutegetswe kwigana pasiteri uko asenga, ntidutegetswe kwigana uduhagarara imbere abwiriza uko asenga. Twigane uko azamura ijwi, uko arimanura, dusubiremo amagambo akunda kuvuga kenshi. Ntibikabeho mu itorero ry'Imana nzima hari isoko idudubiza. Buri mukobwa w'Imana, buri muhungu w'Imana, buri mwana w'Imana asengerwa n'umwuka. Umwuka niha iminiho itavugwa. Umwuka ni uzi ibyo tubura, ni uzi intege zacu, ni uzi imitego ituri imbere, ni uzi uko tubayeho. Abana b'Imana turoroha tukizera Imana ikikorera. Ndayishimira. Les enfants de Dieu sont simples de cœur. Ils vivent par la foi. Même quand il s'agit de prier, c'est pas par leur intelligence que les élus prient. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'intercesseur, il prie pour eux. Et la parole dit que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oui. Asenga bitewe n'ikirere Imana itugenera. Niyo mpamvu tudashobora gutungwa n'itangazamakuru. Buri mwana w'Imana ahari Imana izicyabura. Burasambura y'akarere ahiri Imana izikikeneye. Buramumva ijambo, twese twumva ikibwirizwa, ariko umwuka wera akamanuka akavanamo ibyaha buri wese bitewe n'urwego agezeho. Bityo itorero ntiribi ry'abantu, ariko reka birya nyiraryo. Ngo twabatijwe mu mwuka umwe bituma tuba mu mubiri umwe. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Au verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire au Seigneur. Umurongo 28. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko Imana yabigambiriye. Uwo ni umugabane wacu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bisobanuye ngo ibintu byose bikora biganisha ku nyungu zaba bafitiye umugabane. Niyo byaza ari ibitushya, niyo waza ari umusaraba, niyo zaza ari intambara, byose Imana ibyerekeza ku neza yacu. Niyo mpamvu Imana itugenera, Imana idutekerereza, Imana idutunze, Imana yadutoranije, Imana yaduteretse muri uyu mugabane. Ndavuze ngo ihimbazwe. Nawe unyumva vuga ngo ihimbazwe. Umuririmbyi yaravuze ngo ni Yesu ufite urufunguzo. Ngo ntabwo nzamwaka urufunguzo, ahubwo fashe ukuboko kwe niringiye. Byose bibera byiza abizera. Ejo twari turimo gushyingura umugaragu w'Imana Rwabidati François. Ndahamya yuko ari mu bwiza. Umugaragu w'Imana wizeye ukuri, amereza ukuri, atuye
atungwa n'ukuri, ayoborwa n'ukuri, asinzirira mu kuri. Twebwe twarimo kurira twitse imitima, ariko twaherekezaga igitaka, twaherekezaga umubiri, ariko umuntu wuzuye umwuka wera akiriho aba afite ubugingo budashira, kubera umugabane Imana ntabwo yuguha nyuma yo gupfa. Uyu mugabane w'abana bifura, uyu mugabane ugenewe abana bifura, ntabwo Imana iwuguha nyuma yo gupfa, Imana iwuguha ukiriho. Uyu mwuka wera ntabwo Imana iwuguha kuri cimetière, ntabwo Imana iwuguha kubera ko bagujugunyaho amazi, ntabwo Imana iwuguha kubera ko bakujyanye mu nsengero ngo reka tumujyane kuri shere waharamirizaga tumurambike hano. Oya, Imana iwuguha ukiriho. Uyu mwuka wera ukawugira ukiriho, uyu mwuka wera akakuyobora ukiriho, uyu mwuka wera akagusengera ukiriho, akakwingingira Imana ukiriho, akagutunganya ukiriho, ugasinzira uri mu mugabane wawe. Twebwe twakoraga ni ukuha icyubahiro umubiri, inzu yabagamo, ariko ugaragu w'Imana, umwana w'Imana yari yamaze kugera mu bwiza bw'Imana, yari yamaze kugera muri paradizo, yari yamaze kugera abera bategerereje Imana. Ibi nibyo bindemesha, ntabwo byoroshye. Mpamvu bitatworohera nuko natwe twambaye umubiri nk'uwo tuba tubona uvuye mu mwuka. Iyo umubiri uvuye mu mwuka Imana yashyizemo kugira ngo umuntu avuke, ntabwo ari umwuka wera mvuga. Umwuka uriya bagerageza kwatsa wa oxygene w'imashini, Imana itakumijemo akuka kayo ka original, uriya w'imashini utuhagarara kubera ko ntabwo wabona ufata. Iyo ubuzima Imana ivuze ngo stop, ubigenze gute? Uko imashini zihagaze bigenze gute? Umwuka w'imashini ukora kubera kariya k'Imana kaba kagihari. Imana ikagize gutya kava ngo fini termine, birarangiye. Mu igitabo agenda ya Dr. François, agenda y'Imana wanjye irafunzwe. Ibyo ngomba gukorana nawe ku isi birarangiye. Mwe muguma ngaho, buri muntu nawe ari muri mission. Mission irarangiye. Iyo umuntu bamutumye muri mission irangiye, Darfur uri muri Centrafrica, Mozambique uriye, iyo gihugu kigutumye mu mahanga, iyo mission irangiye, guverinoma yagutumye igutumaho ugataha, abasigaye bagakora. Mu gihe Imana ibonye yuko ibyo igomba gukorana n'umwana wayo kuri iyi si birangiye, ihita ibumba gahunda z'ubuzima bwe, igakuramo ka kuka ke katumye avuka. Biriya bindi by'imashini bibura aho bifata, abantu bagapfuna, abantu bakarira. Imana ikavuga ngo termine, byarangiye, naratanze, ndishubije, nge nta n'umuntegeka, ntawavuze ngo navuke, ntawuhitamo kuvuka, ntawuhitamo kuva muri uyu mubiri. Ibyo ni décision ya leta, ni décision ya gouvernement céleste, ni décision y'Imana. Quand le programme que notre Père céleste a avec son enfant est clôturé, le Seigneur ferme l'agenda, le carnet de la vie de cet enfant-là. Quand il ferme cet agenda, il retire l'esprit qui lui a fait naître. Retire. Et le corps est mort, car la vie est soutirée. Maintenant, les oxygènes fabriqués par des machines ne peuvent rien faire, car la décision a été prise par l'autorité suprême. Iyo icyemezo gifashwe n'ubwami kigafatwa n'uwaturemye agakuramo ako kake, ahita bumva igitabo cy'ubuzima bwacu, bikaba birangiye. Abandi nabo bafite isano n'abamukunda bakababara, ariko ntabwo byahindura imigambi y'Imana. Icyo nshimira Imana nuko mwene data yagiye neza, afite ari muri uyu mugabane, ari muri iyi gakondo. Natwe Imana idushoboze kugira ngo gakondo yacu nidusinzira tuzasinzire tuyirimo, kugira ngo ijambo risohore ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Car ce qu'il a connu d'avance, non, au verset 30, au verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, kuko bayamenye kera, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Makumyabiri n'icyenda. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abifura muri bene se benshi. Ariko nk'uko twabibonye mu Baheburayo 12 twese tugize itorero ry'abana b'imfura. Ni imfura ya mbere ariko twese turi abana b'imfura kuko tunganya umugabane turabaraganwa na Kristo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo twuzuye umwuka ntabwo tuba gusa abagaragu b'Imana, ariko ni umwuka uduha kuba abana bayo, ni umwuka utwemeza ko turi abana bayo, ni umwuka utuma turagwa. Niyo mpamvu nk'uko twayibonye mu Baroma hano 8 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17 biragaragaza uyu mugabane uwo ari wo. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Wa mwuka nababwira abayoborwa n'umwuka w'Imana bose n'abana b'Imana. Uyu mugabane réservé, c'est pas réservé au fils premier-né, et pour l'avoir, il faut être rempli du Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous watchons la gata. Chumunakane. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. 15. Kuko mutaha umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. Tutakisha ati Abadata. Abadata. Buri muntu wese yumva ko Imana ari se. Nta rukuta ruba ruri hagati yabo. Chacun en lui est convaincu que Dieu est son Père. Il n'y a pas de mur entre lui et l'Éternel. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Murongo 16. Umwuka w'Imana ubwe ahamyana n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Uwo ni umugabane mbisubiyemo, uwo ni umugabane. Ntabwo ari pasiteri ukwemera, si ukwemeza, si abantu bakwemeza. Umwuka wera muri wowe aguhamiriza ko umwana wayo. Abigenza ate? Ni ibanga ryawe n'Imana. Ufite iryo banga nagire gutya ahimbaze Uwiteka. Oh, nibyo. Murongo 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Murongo 17. Kandi ubwo turi abana bayo turabaragwa, ndetse turabaragwa b'Imana. Turi abaraganwa na Kristo. Iyo Imana iguhaye umwuka wawe wera, ni Kristo wagutuyemo. Icyo gihe uko Kristo yahawe iby'Imana byose nk'uko yabivuze ngo byose nabihawe na Data, niko nawe ibyo yahawe ubigiraho umugabane. Kuko si twe turagwa twenyine, nta muntu wabona uyu mugabane Kristo atamutuyemo umwuka wera. Kuko umugabane si wacu, umugabane wa Kristo, ariko iyo Kristo atutuyemo duhita tugira uburenganzira bumwe. Enfant un co-héritier. Lui il est héritier, nous nous sommes co-héritiers. Ouais, niwe semuragwa twe turaganwa nawe. Kandi ijambo ryavuze ngo amasezerano yose Imana yatanze muri Kristo niho isinyiriye. Amen. Ni signature de Dieu. En Christ, l'Éternel a signé. C'est lui qui a marqué de son sceau. Croyez à celui qui l'a envoyé, car c'est lui qui l'a marqué de son sceau. Muri Kristo ni signé, ni ameniri. Kabari tubaragwa, turabaragwa. Héritier de Dieu,
abaragwa b'Imana, cohéritier avec Christ, tukaraganwa na Kristo. Ibyo biba ryari yatwemeye aduturamo mu kuduha umwuka wera. Iyo ni amina. Tugaruka hano ku murongo dusoza wa 30. Est-ce qu'il a prédestiné abari mu 30? Est-ce qu'il a prédestiné? Il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Murongo wa 30. Abo yatoranije kera yarabahamagaye. Kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Maintenant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, nous bimeze bityo tuvuga iki? Hano Pawulo aratangaye. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ni nko kuvuga ngo nuwabigerageza ntiyabishobora. Uwo ni umugabane w'intore. Niba yaratumenye kera ikaduteraniriza muri yo, tukaba turabaragwa bayo, turabaraganwa n'umwana wayo Yesu Kristo wemewe, ari we amasezerano yose y'Imana ari misinya ngo niho ameniri, niho yeri, ni Imana yemera, niho uwo Kristo atuyemo. Imana iba yamwemeye kandi ninde wamurwanya se? Bivuze ngo ntiyamushobora. Nibyo twabonye muri Yesaya 54 kuri 12. Murongo wa 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui, tatuna kabiri plutôt. Mbese ubwitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ibyo bitabihura n'ibyo Aburahamu yakoreye Isaka. Itorero ry'Imana, intore z'Imana, abana b'imfura bagomba guhabwa byose hamwe na Kristo, kuko Kristo adutuyemo kuba umwuka wera, n'iby'Imana byose yasezeranye bihita bihinduka imari yacu, gakondo yacu, umugabane wacu. 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Harimo aratangara 33. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Dushimira Imana kubw'uyu mugabane. Imana ari izitsindishiriza kubw'uyu mwuka. Ngubwirerekanya n'umwuka wacu yemeza ko turi abana b'Imana. 34. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Barongera barashimangira kwa dusabira. 34. Ninde uzaciraho uzabaciraho iteka? Ninde uzaziciraho iteka? N'izi ntore. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ariwe wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ni umutambyi n'uwo aracyadusabira. Kristo adutuyemo ariko mu buryo bw'ubutambyi, mu gihe ibirego bigiye n'umwavoka wacu. Haleluya! Ahita asohoka kuko we niwe jambo. Kuko twabibonye kuvuga ngo ibyo girego nta musenyi gifite. Ingingo ya kangahe ibijyanye n'itoranwa, ibijyanye n'abanyizera, ibijyanye n'abareba umusaraba, ingingo y'ibijyanye n'amaraso, ingingo ijyanye n'ubuntu bw'Imana, ingingo ijyanye n'itoranwa,
ingingo ijyanye n'imbabazi, ingingo ijyanye n'ubuntu, zose akazi bakavuga ngo uriya ntakorwaho ibyo bijyana aha. Haleluya! Oh, il intercède et il prie pour nous. Il est notre avocat. Il peut citer tous les articles concernant la croix, le sang de l'agneau, le pardon, la miséricorde, la prédestination, la grâce. Il cite tous ces articles qui sont en faveur de l'accusé. Et à ce moment, les accusations diaboliques sont réfutées. Il y a combien satani bitabita agaciro. Sinzi niba navuga ngo akinyiza imoso. Muri France ntabwo bibaho. Il rentre même retour, il part vide. Verset 35. Qui nous séparera de la mort de Christ? Alléluia. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ntabwo zizabura. Namutatu na gatanu. Ariko turi muri uyu mugabane nta kizatunyeganyeza. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba? Makuba tugomba kuyacamo no kuyemera. Cyangwa ni ibyago, nta kibazo. Cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota. Ntabwo byashoboka. Ijambo rirabajije, ijambo rirasubije. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour le jour, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On est au buzima bw'abana b'Imana 36. Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora twahanijwe n'intama z'imbagwa. Verset 37. La réponse est déclarée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est le verset 37. Oya! Haruguru hose yabazaga hanarashubije. Oya! Ahubwo muri ibyo byose turushijweho kunesha n'uwadukunze. Haleluya! Turushijweho kunesha n'uwadukunze. Unyumva wese agira ibyo byiringiro. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 38. Kuko menye neza yuko nawe rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi. Nero rirakomeza. Verset 39. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 39. Cyangwa uburebure, igihagararo, biriya byaba ari igitinyiro simbizi Pawulo hano maze gufata ikirere, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, cyari cyo cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amina. Hano dusoreje jambo ritwereka ko mu gihe wawo mugabane batura muri uwo mugabane nta mbaraga zawe gukuramo. Yaba abamarayika aravuga b'umwijima, yaba imyuka, yaba abategetsi, yaba iki kirere igihagararo cy'uburebure, ikikuzimu, icyo ari cyo cyose, mu gihe uri muri iyo gakondo uba wayihawe rimwe na rizima. J'ai l'assurance, mfite gihamya kuri ko Pawulo yavuze que aucune chose, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nta kintu icyo ari cyo cyose, nta gahinda, nta mubabaro, nta musaraba, nta marira, nta nzara,
nta kwambara ubusa byose yabivuze, nta byago byose yabivuze, nta burwayi, nta bitubabaza byatuvana mu byimbo, byadukura mu mugabane w'iwacu. Reka dusoze dushimira Imana abari muri uwo mugabane. Mumfashe dusenge tubishimira Uwiteka. Aho niho dushoreje. Uwiteka aho umugisha bakira ijambo hose turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, ndagushimira kubw'ijambo ryawe, ndagushimira kubw'imbabazi zawe, ndagushimira kubw'umugabane wawe waradukunze. Twandika mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama isi n'ijuru bitararema, aricyo gitabo kirimo amazina y'abana b'imfura umugarura, bafite umwanya wa mbere, bafatanya nawe kuragwa byose. Turaburagwa b'Imana ariko tukaraganwa na Kristo umwami wacu. Ibyo jambo ryabitweretse. Mwami waduhaye umwuka wawe wera ngo abitwemeze, abwiririkanye n'imyuka yacu, atwemeze ko turi abana bawe, atwemeze ko gakondo ihari, atwemeze ko ibyo twizera bifatika, atwemeze ko twabihawe, atwemeze ko Mwami tuzanabibona amaso mu yandi. Nta muntu wabyemeza mugenzi we, ariko iryo banga umwuka wawe wera aryemeza buri wese. Ndabigushimiye. Amasabira buri wese wakirira ijambo umugenera ibimukwiye. Mwami komeze kudufasha tukiri kuri isi. Abatabarutse baba bavuye ku rugerero, barambika intwaro bakinjira Mwami mu mugabane ugaragara, bakaruhuka imihate, bagategereza impanda. Imihate igasigaranwa n'abacyambaye umubiri, ariko nabo ijambo ritweretse ko nta kizatunyeganyeza, nta kizadushingura muri gakondo. Ubishimirwe. Duha umugisha twese, n'ubishaka ku kindi cyumweru uzongere utugenere. Abagushimiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Witeka Imana aduha umugisha twese abakira ijambo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Naho ubutaha. Satani yibwiye ko yanesheje Yesu, igihe umubiri we wari mu gituro.
arazuka urupfa runesheje, ati muhumure nanesheje. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Kera Satani yagiraga gereza, yafungiragamo abakiranutsi. Yesu aramanuka agera ikuzimu, arakingura maze barasohoka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Ubwoko bw'Imana dushimira Umukiza, twibuke ukuntu natwe yadukijije, atubohora iminyururu y'amadini, arakingura maze turasohoka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka.